Ese waba uzi uburyo hybride zisharijamo? Uyu munsi nje kugusobanurira mu magambo makeya uburyo hybrid system yicaginga. Abantu benshi tuzi neza yuko ngo hybride uburyo zisharija binyura kuri moteri y'imodoka. Nibyo koko. Moteri nayo idufasha gusharija bateri zacu za hybride. Ariko hari ubundi buryo bwiza ushaka gusharija hybride zawe cyangwa bateri za hybride zawe, kandi bikaba ari ibintu byiza bifasha ziramba kandi zikisharija vuba. Bitewe nuko mu Rwanda turi mumwe mu bihugu cyangwa nimwe muri location nziza yagenewe ama hybride kuba yaramba. Kugira ngo usharije bateri ya hybride mu buryo bwiza, igihe urimo uramanuka umusozi cyangwa ari ahantu hashunguka, buri uko ufashe feri yawe uba urimo uragenda usharija bateri zawe za hybride kugira ngo zibe zabasha kugira umuriro uhagije, imodoka ibe yazajya isevinga cyangwa se kugabanyiriza consommation ya essence yawe. Nawe mu gihe utaba uri kumanuka na cyagiye waba uri ahantu hatambitse wihuta cyane, buriya ujye unyuzamo ufate kuri ka feri gashya, ntukayifate ngo uhagarike. Murabona yuko turi kumanuka ahantu, uko ubu turekuye muri kwibona yuko uko ndekuye feri n'ubundi bateri ziri kugenda zikora, ariko uko nkoze kuri feri murabona ko turi kugenda gakeya cyane. Muri kwibona yuko noneho amapine cyangwa feri iri kubasha gusharija bateri z'imodoka yacu. Nizere yuko iyi tip nguhaye hari ikiri buze kugufasha kuba utunze hybride cyangwa se ushaka kuyigura, kandi ikanagufasha gusevinga cyangwa kugabanya consommation y'imodoka yawe, kuko akenshi usanga aricyo tuba twaraguriye ama hybride.